Tariki zirindwi y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 ni tariki abanyarwanda ndetse muri rusange turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Dukomeze kwibuka hanyuma kandi ni n'amakuru menshi yanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye natwe kuri Trendnova TV. Trendnova TV natwe turavuga tutireka tubagezeho aya makuru atandukanye. Amakuru haza kwibanda ku nyungu zitandukanye. Turabwira ko kuri munsi Perezida Kagame yatangiza icyunamo cy'icyunamo atacana urumuri rw'icyizere. Ndazwabwira ko warokotse jenoside yakorewe abatutsi wamaze imyaka irenga 14 arera abana abafungiwe ibyaha bya jenoside. Ndanakubwira ko kandi Senderi Umusisi Murekatete mu bakoze indirimbo zagufasha mu cyumweru cy'icyunamo. Izo nkuru nizo ngiye ko ukoresha tu ubundi wowe ikintu usabwa ni ikintu kimwe gusa nukanda subscribe. Abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda mwese reka mbahi ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Yego reka duri kuri vuga ko Perezida Kagame yatangije icyumweru cy'icyunamo acana urumuri rw'icyizere. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Madame Jeannette Kagame batangije ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bacana urumuri rw'icyizere cyerekana ahazaza h'abanyarwanda. Uyu muhango kandi wabereye ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi ruhurukiyemo imibiri 259 yakuwe mu turere twa Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Tariki ya 7 Mata n'umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka isi yose yibuka jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abasaga miliyoni mu mezi 3 gusa. Mbere yo gucana urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi 100, Perezida Kagame na Madame Jeannette Kagame babanje gushyira indabo ku mva rusange ndetse bunamira imibiri y'inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi ishyinguye ku Gisozi. Mu bitabiriye uyu muhango harimo abayobozi muri guverinoma ndetse no mu zindi nzego nkuru z'igihugu, abahagarariye imiryango y'abarokotse jenoside, inshuti z'u Rwanda n'abandi. Tariki ya 26 Mutarama 2018 nibwo Loni yasabye ko tariki ya 7 Mata iba umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi. Inyito kandi yahinduwe yari isanzwe ikoreshwa itatinyukaga nyine kuvuga ukuri uko byabaye. Ibarura ryakozwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu mwaka wa 2000 rikamara imyaka 2, ubwo no kuvuga no mwaka wa 2022 byagaragaje ko abatutsi barenga miliyoni 1,074 bishwe mu gihe cy'iminsi 100 kuva muri Mata kugera muri Nyakanga umwaka wa 1994. Iyo raporo kandi yatangajwe mu mwaka wa 2004 igaragaza ko abishwe bari batuye ndetse kandi imyaka bari bafite igaragaza aho bari batuye, imyaka bari bafite, amazina yabo ndetse bamwe muri bo bizwi neza uburyo bishwemo uburazwi. Hanyuma kandi akanakize kuri inkuru ivuga ko warokotse jenoside amaze imyaka irenga 14 arera abana abafungiwe ibyaha bya jenoside. Jean Bosco Nkurikinka warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 amaze imyaka irenga 14 arera abana batatu bakoze jenoside nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'ubwiyunge. Nkurikinka kandi w'imyaka 73 yatangiye kurira abana mu mwaka wa 2011 nyuma yo guhura nabo barabuze ikivurira. Ababyeyi b'abana Evode Musonera n'umugore we Margaret Nyirimana bakatiwe muri Gacaca mu mwaka wa 2009. Uyu Nkurikinka kandi ni umwe mu batutsi bake barokotse ku musozi wa Kibenga ho mu karere ka Gasabo, aho abicanyi barimo Musonera n'umugore we bishe abatutsi maze we hagahungira mu karere ka Gicumbi ahari haramaze nyine kwigarurirwa n'ingabo za FPR Inkotanyi. Uyu Nkurikinka kandi yabwiye igitangazamakuru Kigali Today dukesha inkuru ko nyine abona abana bwa mbere yabonye umukuru icyo gihe nyine wari ufite imyaka 12 ari gukora mu murima w'umuturanyi. Abajije asanga uwo mwana nyine abashakira amaramuko bashiki be bari bato nyuma yuko umushiki we wabo nyine mukuru ashatse akananirwa akobafasha nyine. Nkurikinka kandi yavuze ko kumubona aca muri ibyo bibazo nyine byatumye yumva amugiriye impuhwe. Yavuze ati numvishe nyine mugiriye impuhwe kumubona ari guca muri ubwo buzima kubera ubugomwe bw'ababyeyi be, ibintu atagizemo uruhare. Nkurikinka kandi avuga ko icyo gihe ari bwo yafashe umwanzuro wo kubajyana iwe hanyuma akabarira gusa kuko nyine icyo cyemezo atari kugifata wenyine, yabanje kubiganiraho n'umugore we nawe
nawe abyumva vuba. Nubwo kandi uyu muryango wari ufashe abo bana, ikigeragezo cya mbere bahuye nacyo cyari amacakubiri ndetse no kutizerana byari bikiri hagati y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ku buryo nyine warokotse atari gukandagiza ikirenge mu kabari kuwakoze jenoside. Ibi byatumye rero abantu batangira gucengeza urwango muri aba bana, babwira umuryango wa Nkurikinka wabafashe ngo ubarere ariko ufite umugambi wo kuzabihimuraho. Umugore wa Nkurikinka kandi Speciose Mukagakwaya yavuze ko ibyo byatumye nyine bagira ubwoba, bumva ko abana nyine baziheza mu muryango hanyuma bakabatinya cyangwa se bagatoroka bakagenda. Yavuze ati twari dufite ubwoba ko ibyo babwirwaga nyine abana bizatuma bigunga cyangwa se bigabatera guhunga bakava mu muryango. Cyari ikibazo nyine kigoye kugikemura kuko nta bisobanuro bihagije byo kubaha twari dufite. Iyi nkuru yanditswe mu itangazamakuru Kigali Today ikomeza ivuga ko icyakora uko iminsi nyine yagiye ishira abantu bageze aho nyine babyakira, abana bariga ndetse umukuru muri bo yarangije amashuri yisumbuye ashinga urugo rwe. Nkurikinka kandi yavuze ko igikorwa bakoze ari imbuto y'ubumwe n'ubwiyunge igihugu cyashyize imbere nyuma y'uko ingabo za RPA zahagaritse jenoside. Yagize ati twibutse gahunda ya guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge kandi abo bana bari inzirakarengane. Rero niba hari umuntu wagombaga gushyira mu bikorwa iyi gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge n'uwarokotse se w'aba bana kandi Musonera haracyafunze kuko yakatiwe imyaka 30, ariko umugore we yarangije igifungo cy'imyaka 15 mu mwaka wa 2024. Abana be basubira kubana nawe. Hanyuma rero reka twerekeze muri iyi nkuru ivuga ko Senderi umusizi Murekatete mu bakoze indirimbo za gufasha mu cyumweru cyo cyunamo kuri wa 7 Mata 2025 u Rwanda n'inshuti zarwo ku isi yose twatangiye icyumweru cyo cyunamo cyo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 yahitanye abasaga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100. Muri iki cyo kwibuka kimwe mu bifasha abantu muri bihe bikomeye harimo indirimbo cyangwa se ibisigo. Ni nayo mpamvu igihe yifashije urubuga rwa YouTube yashakisha nyine ibihangano bishya byafasha abantu muri bihe n'indirimbo kandi zitandukanye zagaruka ku bihe bikomeye abantu banyuzemo muri jenoside mu mwaka wa 1994 zizongera guhumuriza abantu cyangwa se zibagaruremo agatima, ndetse kandi nk'uko byakomeje bitangazwa n'igitangazamakuru Igihe. Hanyuma kandi ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo Umukireho ni umusizi Murekatete cyangwa se Murekatete yakoranye na Derrick Donvin. Ni igisigo kandi cya Murekatete uri mu bakobwa b'abasizi bahagaze neza. Muri iki gisigo kandi agaragaza ibibazo benshi basigaye bahura nabyo mu gihe ubwo bahuraga nabyo bwo mu 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga. Ni igisigo gifite amateka. Murekatete kandi yabwiye itangazamakuru Igihe.com ati amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 niyo iki gisigo cyashibutsemo. Niyo mpamvu rero yanteye guhimba cyaje nibaza ku mibereho y'umuntu wasezeye hanyuma kube mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi abanyuze inzira ebyiri biringiye ko bazongera bakabonana jenoside ihagaritswe n'inkotanyi, agasanga yarasigaye wenyine. Bamwe yasezeyeho bose n'umuryango we bose barishwe. Hanyuma kandi nakubwira ni Senderi International Hit uri mu bahanzi kandi bamaze kubaka ibigwi mu Rwanda. Yashyize hanze nawe indirimbo ebyiri zo kwibuka, imwe yayise Ntibizibagirana. Muri iyi ya mbere yavuze ko yayihimbye nyuma yo kuzenguruka ahantu hatandukanye. Ati anazengurutse u Rwanda rwose, nzenguruka n'isengero nyinshi zo mu Rwanda, nzenguruka na stade zose, mbona uko abatutsi bishwe aho henshi nyine hiciwe abagore n'abana, abasore n'abakambwe babata mu misarane, abandi muri Nyabarongo ndetse n'umigezi mu Mifunzo n'Akagera. Yakomeje avuga kandi bishe umwamikazi Gicanda bakarya n'inka z'abatutsi bari batunze benshi mu gihugu, bica n'abashumba babaga baziragiye intimba Isanga urwa Gasabo, bakabica babateye ibisongo n'imihoro. Yavuzaga ubuhuha muri bya bice byose yatembereye. Avuga kandi muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro 31 y'igihe jenoside yakorewe abatutsi yakoze Ntibizibagirana kugira ngo izafasha abantu kwibuka muri bihe
biba bitoroshye uwacitse ku icumu bimwibutsa abibishwe. Indi ndirimbo kandi Senderi yashyize hanze niyo yise Ndibuka Jenoside ikirangira. Muri indirimbo habagaragaza ko mu bihe bya nyuma gato yirangira rya Jenoside ibihe byari bikomeye, ariko inkotanyi izayihagaritse zigakomeza gufasha abantu bari bagifite ibibazo bitandukanye. Indi ni yitwa Nkwihoreze Rwanda, ni indirimbo ya Mpano Liane. Ni indirimbo kandi ya Mpano Liane yabwiye igitangazamakuru igihe ko mu indirimbo nyine nshya yo kwibuka yayikoze ashaka gutanga ihumure ku banyarwanda muri ibihe byo kwibuka ndetse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ati rwose ikindi turibuka ariko tuzirikana ko intambwe twateye y'ubumwe n'ubwiyunge idagomba gusubira inyuma. Indi ndirimbo ni yitwa Tugohoze Rwanda, ni indirimbo ya Rio Rimo. Ni indirimbo kandi nshya y'umuhanzi Rio Rimo. Muri indirimbo uyu muhanzi kandi abaririmba agaragaza ko u Rwanda rugeze kure rwiyubaka ndetse abari kubyiruka bambariye kurwubaka ndetse ku bwinshi bagakomeza guhoza amarira abarokotse. Indirimbo yindi kandi ni Kwibuka 31 twamaganye abapfobya Jenoside, n'indirimbo ya Yampano. Ni indirimbo kandi nshya y'umuhanzi Yampano. Muri iyi ndirimbo kandi igaruka ku bihe bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Uyu muhanzi kandi abahumuriza ababuze ababo ariko akanashishikariza abantu kwamagana abapfobya Jenoside. Twamagana abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, Bitkira ndetse na Nessa. Iyo ni indirimbo kandi y'abahanzi Nessa ndetse na Bitkira. Muri indirimbo kandi babagaragaza ko abantu bapfobya Jenoside bakwiriye kwamaganwa umunsi ku wundi kuko ibyo baba bakora ari ugukora mu nkovu abagizwemo ingaruka nayo. Iyi ndirimbo kandi ni yitwa Iracyariho na Mizero Youth Special Family Muhima SDA Church. Iyi ndirimbo kandi ni indirimbo y'itsinda Amizero Youth Special Family iri kuri umurimo w'Imana mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa 7 ku Muhima. Muri iyi ndirimbo kandi abaririmbyi bahumuriza abantu babwira ko Imana yabarinze n'ubu igihari kandi igishoboye gukora ibyo abantu batibwira. Indi ni yitwa Rwanda Humura, ni ya Rwanje Kwaya ADPR Gatsata. Iyi ni indirimbo kandi cyakora Rwanje ikorera umurimo w'Imana mu Gatsata. Muri iyi ndirimbo abaririmbyi kandi babagaragaza ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 itazongera kubaho ukundi. Abaririmbyi kandi bahumuriza abarokotse bakabakomeza bababwira ko bazabaho. Indi ni yitwa Waratashye. Iyi Waratashye ni yo Life Kwaya Remera. Ni yo Life Kwaya ikorera umurimo w'Imana kandi mu itorero ry'Abadivantisite umunsi wa 7 i Remera bashyize hanze indirimbo nshya. Muri iyi ndirimbo kandi abaririmbyi babashimira Imana kuba yaratabaye abantu bari kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 igakorera mu bandi bakayihagarika ndetse kandi Imana ikaza no komora ingoma bari bafite nimba. Indi kandi tuzabana iteka ni Ecos du Ciel. Ni indirimbo kandi nshya Ecos du Ciel. Muri iyi ndirimbo kandi abaririmbyi bavuga ko nyine hari igihe ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hari igihe bazongera abagahura nabo iteka ryose. Indi ndirimbo ni yitwa Tuzahora Twibuka ya East Right Family Choir, ni AWS Rukara SDA. Ni indirimbo kandi ya East Right Family Choir. Abaririmbyi kandi basengera mu Badivantiste umunsi wa 7 baririmba bagaragaza ukuntu nyine kwibuka ari ingenzi kandi ibidakorwa abantu bagamije kwihurira cyangwa se ikindi kibi. Indi ndirimbo ni yitwa Ntibizongera n'Abanyamugisha Choir Ruhuha. Ni indirimbo kandi nshya korali Abanyamugisha Korali Ruhuha ikorera umurimo w'Imana mu Badivantiste muri wa 7 mu Bugesera. Muri iyi minsi kandi aba baririmbyi baba bagaragaza ingaruka Jenoside yagize ndetse bagakangurira abantu kugaruka ku isano bafitanye nuko bakwiriye kunga ubumwe ku buryo ibyabaye bitazasubira ukundi. Iyi ndirimbo kandi ni yitwa Turabakumbura, ni Air Music Family. Indirimbo kandi Air Music Family aho abaririmbyi kandi bagaragaza ukuntu bakurokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bafite intimba yabo bagiye imburagihe ndetse bagifite byinshi byo kubafasha ndetse byo gufasha imiryango yabo n'igihugu.
aba baririmbyi kandi bakebura abagifite ingengabitekerezo ya jenoside. Indi ndirimbo ni yitwa Mubahumurize ni Gares Family Choir. Ni indirimbo kandi nshya y'abaririmbyi bagize Gares Family Choir. Muri iyi ndirimbo kandi aba bahanzi baririmba batanga ubutumwa bw'ihumure ku bantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Indi ndirimbo kandi yagufasha muri iki cyumweru cyo kwibuka ni yitwa Umuganga w'imitima ni Jehovah Jireh. Ni indirimbo kandi nshya ya Korali Jehovah Jireh. Iyi korali kandi yatangiriye muri kaminuza ya ULK. Muri iyi ndirimbo kandi baririmba bagaragaza ukuntu jenoside yasize ibikomere ku mitima ya benshi, bakavuga ko Imana ariyo muganga ushobora komora inguma abantu bafite ku mitima yabo. Dusoza kandi urutonde rw'indirimbo zagufasha muri igihe cyo kwibuka, reka dusoreze kuri indirimbo yitwa Icyizere cy'ubuzima ni Agape Choir Nyarugenge. Iyi ni indirimbo kandi nshya ya Agape Choir Nyarugenge. Muri indirimbo kandi baririmba bashimira Imana kuba yarongeye guhumuriza abantu bayo bakongera kwiyumvamo icyizere cy'ubuzima nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni naho dusoreje kandi amakuru twari twabateguriye yo kuri Trend Nova TV. Bibutsa ko mwana dukurikira ku mbuga zitandukanye zose, gusa hose twitwa Trend Nova TV. Ndabashimiye, dukomeze kwibuka kandi twiyubaka.